Ndagusuje mukunzi wa Kodaraba TV ubana natwe umunsi ku wundi ukurikirana ibiganiro byacu, kora share ukanda ariko ugasiga na comment. Yes, Ngendishema Eve, iki ni ikiganiro cyacu cyari umunsi nk'uko bimenyereye muri entertainment showbiz, twabwiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kangusabire utarakora subscribe, dutere ukanda kuri subscribe hasi, maze iyo kazi cyo dukora umunsi ku wundi, maze ukomeze kudushyigikira bigere no ku bandi bakomeze kumva ibyo dukora umunsi ku wundi. Ni Kodaraba TV rero, kangomeze kugusabira umugisha wari mu kazi, ufite ibintu bitandukanye ukora bimwe amaboko cyangwa se ukora ibindi bigiye bitandukanye. Kangusabira Imana ikomeze kuguha imigisha ndetse ikomeze guha n'imigisha, ikomeze gutanga umusaruro kumigisha ku mirimo y'amaboko yawe. Tabizi kandi nubwo umunsi bitakunda ejo biba bizakunda. Ni Kodaraba TV yo mutiye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye hano mu Rwanda muri showbiz, ku manywa nyambaga ndetse n'ibyo bitandukanye byagiye bivugwa. Uyu munsi tubuze kwibanda muri maze iminsi irimo kuvugwa y'umusore Yago ufite chaîne cyangwa se umuyoboro wa YouTube bita Yago TV show, ukunda kudukorera ibintu bigiye bitandukanye, akaduha show televiziyo ikunzwe cyane mu Rwanda. Uyu munsi akaba yararwariye hariya kwa Nyirinkwaya, gusa ubu tuvugana nkaje kukubwira ko amaze koroherwa. Si byose akatajya mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Tanzania. Tuvuge ku muhanzi Harmonize urimo guca ibintu mu rukundo rwe no bise Kajala, urimo kunera cyane muri iyi minsi, amagambo atyaye cyane cyangwa se imito yo kuvuza ubu muri minsi ikaba yongeye kuba yavuka. Si ibyo gusa kandi tubagerera no ku gitaramo kirimo gutegurwa cyangwa se imikino izabariya muri BK Arena muri weekend yo bise RBL All Star, imikino ikunda kuba ya basketball. Turavuga kwanza buze kuzayitabira tunazisutsa bazaba bitabira amaze karana mu Rwanda n'abandi benshi bagiye batandukanye. Kamwe kaze rero kuri Kodaraba TV, turaje mu kanya. Nyarwaya Yago cyangwa se Yago umenyekanye ku mazina ya Yago cyangwa se kuba umuyoboro wa Yago TV cyangwa se akamenyekana kuri TV10 mu biganiro agiye akora bitandukanye nka The Link Up, Kote 250 n'ibindi bigiye bitandukanye. Akaza nyuma kujya kwikorera ku giti cye kuri channel cyangwa se kuri YouTube yiwe Yago TV show. Hashize iminsi ivuga ko agwari hariya mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya, ubwo bamwe mu bagize umuryango cyangwa se ababyeyi bajyaga ku rukuta rwa Instagram bakandika amagambo agiye atandukanye bashaka no kubafasha mu masengesho, bagaragaza ko Yago arwaye kuko atabashaga no kubajya ku mbuga nkoranyambaga ngo abashe kuba yakwandika cyangwa se atugezeho ibiganiro, kuko byavugaga ko yararwariye mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Gusa kuri 21 nibwo ni kuri uyu wa gatatu nibwo Yago yaje kongera ku rukuta rwa Instagram abasha kuba yakwandika amagambo ashimira abakunzi, babwira ko arimo kuba yagenda yoroherwa. Ibi rero yabivuze mu magambo yagize ati, kamfata umwanya bande nshimye mwese mwakomeje kunsengera, iyo ataba amasengesho yanyu si byari kuba bigeze ahangaha, rigena ari kuba wenda byaranze nkaba ndi inkuru kuri uyu munsi, dore ko abantu benshi asigaye barwara indwara zigatangira no gusa nyuma zikaza kuba zabageza kuri cyangwa zakavamo ibindi. Gusa uyu yavuze ko ashimira bose bamwitayeho bamufashije yari mu masengesho n'abandi bagiye batandukanye, avuga ko nta kindi kintu yabona abatura uretse kuba yabashimira, ababwira ukuntu mbese yakomeje avuga ati, ubuzima kuri uyu munsi tujye dushimira Imana kuko uyu mwuka duhumeka ntago tuwishyura, tubona turyama ndetse tukanasinzira, nyamara kubyuka ntago tuba tuzi ngo byagenze bite. Gusa yakomeje avuga ati, tujye dushimira Imana kuko umunsi kundi cyangwa se umunota kundi ubuzima ni ugusa. Yaje se aravuga ati, ndashimira umuryango wanjye, nshimira abamfashije mu masengesho, nshimira abaganga banyitayeho. Anavuga ko ubu abashije kuba byibuze yakwiyandikira ku rukuta rwa Instagram, avuga ko nta muntu umwandikiye iyo message cyangwa se ubutumwa yageneye abakunzi biwe. Yago rero ni umusore ukunzwe cyane muri iyi minsi, bavuga bamwe bavuga ati kuba yararwaye turabizi kuri Ivan Buravan, byatangiye bavuga ko arwaye indwara yoroheje, biza kugera ahageze mu gihugu cya Kenya, biza kurangira mu Buhinde bitagenze neza, zo kuba yava mu mwuka cyangwa se zo kuba yava mu mubiri. Avuga ati rero ese Yago nawe yabagiye kuducika muri urugendo rero ko muri ino minsi abastari ntandi n'imanda barimo kugenda bava mu buzima nyamara mu buryo butategujwe, ugasanga haje ikibazo ejo habaye ikindi. Gusa uyu munsi icyo nje kubabwiye nuko umusore Yago arimo koroherwa, nubwo uyu munsi atatangira gusura ku muyoboro wa YouTube ngo abe yabasha kuba yaduha ibiganiro nk'uko bisanzwe. Gusa we arimo kuvuga ko arimo koroherwa, dore ko ubwo ajyaga kwa muganga bamutwaye bamurandase. Gusa urumva niba atangiye kujya ku rukuta rwa Instagram akandika, ni ibintu bishimishije cyane, byibuze arimo kuza harimo kugenda kuvuga ko afite agatege. Ubu mu by'ukuri mu minsi mike ndakeka afite kuba yagarutse, dore ko afite na channel ikunzwe cyangwa se televiziyo ikunzwe ikorera kuri YouTube. Tukavuga tuti rero Imana ikomeze kumuha umugisha, ikomeze kumwongerera iminsi yo kubaho, aze gukira vuba, dore ko tumukumbuye turi benshi cyane ku bintu bitandukanye agenda aduha umunsi ku wundi.
rero namubwe kuri Yago Katunyo cyangwa mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Tanzania. Tuvuge ku muhanzi Harmonize, umuhanzi ufite izina riremereye muri iyi minsi mo kuzamura uriya muziki wa kiriya gihugu. Gusa bimaze iminsi ivuga ko ari mu rukundo n'umukobwa bita Kajala. Gusa uyu mukobwa akaba avuga ko ashobora kuba amurusha imyaka isaga 10. Ibintu byavugishije abantu benshi cyane. Harmonize afite imyaka 32 gusa akaba ari mu rukundo no bita Kajala ufite imyaka 42 y'amavuko. Urumva rero ko ari mu kinyano cy'imyaka 10 gusa. Uyu muhanzi Harmonize yashyize gushyira hanze indirimbo bita Nituwabeba. Iyi ndirimbo yayikoze yayituye we avuga ko yayituye uyu mukobwa Kajala ubwo yaje kwandika amagambo agira ati ngiyi nayikoreye umuntu nkunda Kajala kandi hamwe nawe mu rukundo tuzagera kure. Aya ni amagambo rero yaje gusubizwa n'uyu mukobwa Kajala nyuma adatinze cyane yaje kuyasubiza avuga ati nemeye kujya muri iyi ndirimbo kuko yaririmbwe n'inshuti yanjye magara ari njye ayiririmbira. Ndagukunda cyane mukundwa, uri umuntu w'ingenzi nigeze kugira. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo irimo amagambo y'urukundo, irimo imitoma myinshi cyane, aho Harmonize avuga ukuntu umukunzi yamufasha amwitaho ndetse adahema no kuba yamugira inama umunsi ku wundi mu gihe abuze ibitotsi akamufasha kuba yamuha ibitotsi. Harmonize rero yakomeje abwira abantu ku mbuga nkoranyambaga babwira ati mukomeze kuririmbira abo mukunda mu gihe bakiriho kuko iyi minsi ari igihe ejo bundi yazaduhinduka. Gusa mu minsi ishize rero Harmonize yaraherutse kwambika uyu mukunzi we impeta y'integuza. Gusa byari ubwo nyuma y'uko bari bamaze iminsi barashwanye. Gusa Harmonize akaza kwinginga uyu mukobwa cyane ndetse akanataka bikomeye cyane, bikaza kurangira bongeye gusubira mu rukundo. Rero bavuga ko ari mu munyenga w'urukundo cyane, urukundo rurimo gucyara muri iyi minsi ruryoshye cyane. Babwira bati bakomeze kugenda bajya mbere nubwo byavuzwe n'abantu batari bake bavuga bati Harmonize urimo gukora amahano, umukobwa urusha imyaka ingana gutya. Gusa kuri we akaba avuga ati urukundo ntabwo rugendera ko ibyo byose. Urukundo muri make bamwe bajya bavuga bati urukundo ni impumyi. Muri make nyine Harmonize we ntabwo iteye kujya mu kuvuga kuri uwo Kajala umurusha imyaka isaga 10. Bari mu rukundo rukomeye cyane muno minsi rurimo rurotsa no kubisokoza uko byogoshe n'abamenye ngo ejo bizagenda bite. Nabisuzanyije rero kuno munsi katureka kuvuga ara mu gihugu cya Tanzania tuvuye gato ubwo byavugaga ku muhanzi Harmonize natwe mu kinabwiye ko zucuzaga miliyoni 5 zamukurikira ku rukuta rwa Instagram, miliyoni 2 kuri YouTube. Babwiraga ko mu bita Platinum yanze ko Zucu yava muri label ye, kumva kuri muziki mo kugenda uzamuka muri iyi minsi irimo kuvugwa cyane. Kadusimbuke rero twigarukira n'ubwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tuvuge ku mikino irimo gutegurwa muri weekend RBR All Stars. Iyi ni imikino rero RBR All Stars ni imikino iba ngaruka mwaka cyangwa se imikino ihuza abakinnyi bitwaye neza muri uwo mwaka. Gusa iyi mikino ntabwo igendera kuvuga ati ese uyu nguyu akina muri ekipe, ntabwo bajya bakina amakipe. Aha rero bafata abakinnyi niba nibeshye abakinnyi 20 bakagenda bagafatamo abakapiteni 2 no bakagenda bakora n'ibyo nakwita nk'amatora, nyuma bakaza gukora amatsinda 2. Amatsinda 2 rero abari amakipe 2 agiye agira abakapiteni umwe noneho bakazakina imikino ngo bakareba ikipe iribuze kwitwara neza ikaza kuba yahemba. Rero mubizi muri NBA All Stars ni imikino igikunda kuba ari mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo abakinnyi bagiye batandukanye. Nabwo nyine babikora nka gutya no mu Rwanda naho rero nuko bajya babikora. Iyi ari imikino ngaruka mwaka ihuza abastari cyangwa se bitwaye neza muri uwo mwaka. Rero kuri wa gatandatu muri weekend nibwo iyi mikino izaba izitabirwa n'abantu bagiye batandukanye bazasusutsa bazaba bitabira icyo gitaramo. Twavugamo nk'abahanzi abo bita Sauti Sol. Aba naho ubwo mu kiriya gihugu cya Kenya bari maze iminsi hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi bari baje kwita ingagi, bari baje mu gikorwa cyo kwita izindi ngagi. Gusa uyu munsi bakaba bavuga ko bari gusesekara mu Rwanda kuri wa kane baje kwitabira igitaramo kizabera hariya muri BK Arena. Ikindi gitaramo rero kizatangira mu masaha ya 8 hakazamo abasusurutsa abantu bazaba bitabira icyo gitaramo, nyuma bakaza gukina iyo mikino. Ubwo bavuga ko hagati ya 2 cyangwa 3 z'ijoro aribwo aba bahanzi bazitabira bakagera ku rubyiniro bakaba babasha kuba basusurutsa abantu bagiye bitabira icyo gitaramo. Nigera namwe ku gitaramo kizamino weekend mu bantu bagiye batandukanye kumva ko Sauti Sol uyu munsi byavugaga ko aribwo iri buze kuba igera hano mu Rwanda. Gusa bakaba bavuga ko hazaba harimo imyanya itandukanye aho kwinjira muri VIP 25, munsi ya VIP 15, nyamara ku banyeshuri bakaba bazinjirira 5,000. Kamubwira ati tuzahorere hariya tujye kureba iyo match dore ko ari match iryoheye ijisho y'abakinnyi bitwaye neza. Yes, mubwira ko rero ukini Sauti Sol uyu munsi irimo kwitegura kwasesekara mu Rwanda nihagera turaza gukomeza kugenda tubamenyesha.
Yes, kuri Kodaraba TV murabizi nakagaruka nirimo kuvugwa ngaha muri no industry ya muzika cyangwa se muri showbiz n'indi bigiye bitandukanye. Ndagenda mpamenye ikibunyana kivuga umunsi kundi cyangwa se umunota kundi ndagenda tugenda tubabwira mukomeze kubana natwe kuri Kodaraba TV, mukore subscribe, mukore share, mukande like, musige inyunganizi hasi, mujye muri comment muvuge icyo mushaka ko twakora. Kubana namwe turabikunda cyane ni mu bikomeye. Narishema Yves ni Kodaraba TV. Ciao ciao, Astra Vista. Kodaraba nakagaruka ndaje mu kanya. Stay